Reka ngusuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye byimvene kwizera niko nitwa Initoza TV n'amakuru ababaje n'amakuru y'incamugongo n'amakuru ateye agahinda mu karere ka Karongi haravugwa inkuru yateye benshi agahinda n'urujijo nyuma y'uko umwarimu wigishaga ikoranabuhanga muri JS St Marie Kibuye aruhamye mu kiyaga cya Kivu agahita yitaba Imana kandi bivugwa ko yari azi koga neza ndetse yari yambaye umwambaro wabugenewe umufasha kutarohama n'urupfu rwabaye nk'amayobera ku bamuzi ndetse n'abari bari aho byabereye. Ese byagenze bite? Hari icyo bamubonye bavuga muri iyi video tugiye kubagezaho amakuru yose arambuye muri iyi nkuru y'incamugongo ndetse babaje cyane. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV cyo gukunda kizi, reba wasa ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Ubundi unyemerere twerekeze i Karongi ku kiyaga cya Kivu. Nyakwigendera yitwaga Nahimana Ernest, yari afite imyaka 30 y'amavuko, yari amaze amezi 3 gusa atangiye akazi ko kwigisha ikoranabuhanga muri JS St Marie Kibuye. Amakuru avuga ko ku mugoroba ku itariki 23 Gicurasi 2026 uyu mwarimu yari yagiye ku kiyaga cya Kivu aho yari asanzwe ajya koga nk'ibisanzwe ari kumwe n'undi musore, ariko uwo musore we ntabwo yigeze ajya mu mazi. Ngendahimana Felicien n'umwe mu bantu bamurohoye yavuze ko Nahimana yari umuntu usanzwe uzi koga neza cyane ko yabikoraga yambaye umwambaro wabugenewe igihe cyose yabaga agiye koga, aho yagize ati yari asanzwe azi koga neza akagera kure akongera akagaruka nta kibazo afite. Koga yari abizi neza rwose kandi yari yambaye neza umwambaro wabugenewe. Uyu mugabo yavuze ko Nahimana yari ari kumwe n'abandi bantu bari koga mu kiyaga cya Kivu, ariko hashize akanya bamwe batangira kuva mu mazi asigarana n'undi muntu umwe wari uri hafi ye. Nyuma gato abantu bari ku nkombe batangiye kubona ibintu bidasanzwe. Ngendahimana yavuze ko yabonye umutwe wa Nahimana utangira kwibira, abantu batangira gutabaza bavuga ko uwo muntu ari kurohama. Yahise yihuta kujya kumurohora, ariko agezeyo asanga yamaze gushiramo umwuka. Icyakomeje gutera abantu benshi urujijo nuko uwo mwarimu yari yambaye umwambaro umufasha kutarohama kandi anazi koga neza. Abari baraho ndetse n'abamurohoye bavuga ko bakeka ko hashobora kuba yagize ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikindi kibazo kitamenyekanye cyatumye ashiramo umwuka ari mu mazi. Polisi na RIB ndetse n'abayobozi bahise bagera aho byabereye, umurambo ujyanwa ku bitaro bikuru bya Kibuye kugira ngo ukorerwe isuzuma rizagaragaza icyateye uru rupfu rw'amayobera ndetse rw'incamugongo. Umuyobozi wa St Marie Kibuye Musabyimana yavuze ko uru rupfu rwabagizeho ingaruka zikomeye cyane. Yavuze ko Nahimana yari umwarimu ushoboye kandi ko ari we wenyine wari ufite impamyabumenyi mu ikoranabuhanga muri iki kigo cya St Marie, aho yagize ati twagize icyuho gikomeye cyane kuko yari umwarimu ushoboye kandi wenyine ubifitiye impamyabumenyi. Yongeye ko ishuri riri gushaka uburyo abanyeshuri batazabura amasomo mu gihe hagitegerejwe undi mwarimu mushya uzigisha iryo somo. Uyu muyobozi kandi yavuze ko nyakwigendera yakomokaga mu karere ka Rubavu ndetse ko ishuri rizafatanya n'umuryango we mu bikorwa byo kumushyingura ndetse no kuba hafi umuryango we muri ibi bihe bikomeye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura Songa Nsengiyumva Rwandeko yavuze ko hakiri gutegerezwa ibisubizo by'abaganga kugira ngo hamenyekane neza icyateye uru rupfu. Yihanganishije umuryango wa nyakwigendera, inshuti ze ndetse n'ikigo yigishagaho. Nubwo Nahimana Ernest yari ingaragu, asize uruhinja ruto rwonka rubana na nyina nawe usanzwe hari umwarimukazi. Ni inkuru ibabaje cyane yasigiye benshi ibibazo n'agahinda cyane cyane kubera urupfu rwabaye mu bigo budasanzwe. Turacyakomeza kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera, inshuti ze ndetse n'abakozi ba JS St Marie Kibuye. Niba nawe hari ubutumwa bwo kwihanganisha cyangwa se icyo ubitekerezaho wandike muri komanteri. Ntiwibagirwe gukanda like, share, subscribe ku Itoza TV Rwanda kugira ngo mukomeze kubona amakuru agezweho kandi asesenguye neza. Mwakoze cyane. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda.